kamuhamagare mubaze kano kabazo kamaze iminsi kari kungorogoshora. Aka kabazo reka muhamagare. Kitari gucamo. Yes baby, allo bimeze bite? Nanjye ubu amazi ndi kuyoga. Ndi kuyoga urabizi mu rugo ni Gisenyi tuba buri kanya turi kwigaragura mu mazi. Ibintu amazi umuntu aba yamereye nabi wallahi. Ariko hagati aho nagiraga ngo baza akabazo. None se sheri, kiyo nshatse kuguhamagara ngira ikibazo ngubwire ngo bya bindi reka mvuge gake ngubwire bya bindi twakoze. Mba mfite ikibazo yuko nukuvuga ngo hano mu Rubavu nawe utuye aho muri Rusizi, ndekereza ko abantu bo muri Rutsiro baba bari kutwumva nyine uwo mwanya uri hagati yabo, abantu bose baba bakumvishe byose biri hanze. Gutyo ubu ndi gutekereza ko nibi biri hanze, nibi gutyo ndi gutekereza nyine nagira ngo nkubaze ndagabo bantu bari hagati baba bari kutwumva mwa uzi yuko nanga kuvuga na bya bindi ibyo twakoze ngo ikibazo cy'abana icyo kibazo kirumvikana. Banirinda ko databukwe yazanyumva ari kuzi ni Rubavu ugasanga mbahemyemo abakwe. None si sheri nzubize nibyo ngo uzanzubize ejo? Reka mbe nihanganye mvuge gakinyabu udasanga databukwe anyumvisha ngahena mu bakwe. Ubwo gucya mba ngira ngo mere gucya na nyine ubwo nyine weho uzanzubiza ejo, uzambwira ukuntu ibintu bimeze. Azanzubize da utazasanga bakunda